ikibazo cyawe cya mbere kenda kumera nk'ikintu Justin uti ni iki cyampagarika ko mvuga ngo ntacyampagarika ariko bafunze cyangwa bakanyica byagenda bite ubwo nyine kunyica banyishe kuko ntabwo nakomeza napfuye birumvikana cyangwa bafunze ariko kumva ibyo ari byo bintu gusa byonyine bishobora gutuma nyine ntakomeza kunaba napfuye ariko ibyo nabyo ndabyiteguye ari ugufungwa ari ugupfa ni posibilite natekerejeho kugira ngo asubire imbere y'uko ntangira uru rugamba akaba ari ibintu nakiriye kandi nzi neza ko bishobora kuba ikindi navuga nasubiza ni uko aba turi kumwe ni abagaragaye ariko hari n'abandi bantu bashyigikiye bari muri iyi ngoma mu turere dutandukanye two muri iki gihugu muri abo bose rero n'aba turi kumwe hari benshi bakomeza iki gikorwa ikindi wambajije ni ese hari ibyangombwa umuntu asaba leta kugira ngo atangire mu ngoma ibisabwa ni ibyangombwa bitangiza ishyaka ibyo bisabwa ariko mu ngoma ntacyo nsoma cyangwa mbona kivuga yuko ukeneye icyangombwa